Budensi yarakataje muri gahunda yo kwigisha binyuze mu mikino. Hagati aho duheruka inkuru y'uko Mutesi yiyahuye. Ubuse byifashe bite mu muryango we? N'urunana. None se ubwo gahunda ni iyihe Firi? Ushaka kuvuga iyihe gahunda se Bude? Iriya nyine yaziriya nkoko. Wabonye se ntacyo bimaze? Mbese ko nabonye kuzigurisha birimo kungorara? Birakugora bite se? Gusa abaziguranaye nababonye pe. Ndetse bari babiri. Ariko rero byanciye intege. Gute? Nyine barashaka kuzitwarira rimwe. Zose? None se ubwo nibyo byaguciye intege? Kandi nyine dushaka ko izo twemeranije kugurisha zose bashaka bakazitwara. Banza mvise ikibazo nagize. Ariko abo bagabuza ukuntu barimo kumpenda. Niba baguhendaga bwo ntiwagombaga kuzibaha da. Nicyo nanze rero, nanze kuzibaha. Mbese ubundi waretse tugategereza umunsi w'isoko ukazijyana ku isoko. Ukigurishirizaho kugira ngo zigurwe n'abarangura nabo bari bujye kujya kuzicuruza. Ubwo si byo urumva nabibonera umwanya koko? Siko ku munsi w'isoko aribwo muri butike mba mfite abakiriya benshi Budensiya. None se ubwo amaherezo araba yahe? Twemere baduhende se tuziha abo bagabo bashaka kuzirangura? Ahubwo nge hari ikindi gitekerezo nagize. Kandi nacyungutse nyuma y'ibyo nabonye Patrick na mugenzi we William bashatse gukora. Ngaho mbwira. Nyine buri wese ntiyari afite amafaranga ahagije yo kwigura inkoko yose ku giti cye. Yego. None umwe ati sha warese tugateranyiriza inkoko imwe ugatanga icya kabiri nanjye nkatanga icya kabiri noneho tukayibaga tukigabanira. Nuko mbafasha kuyibaga ndangije barayigabana buri wese atahana igipande cye. Ibyo rero byatumye ngira igitekerezo cyo kuzibagira nkazikatamwe ibipande nkazigurishiriza kuri butike yacu. Ariko usiko ibyo bintu ari byo we buri wese akajya yigurira izijyanye n'amafaranga afite. Twabona abakiriya kandi tukaba tunafashije n'abafite make kwibonera ibikomoka ku matungo bihwanye n'ubushobozi bwabo. Erega hari n'ahantu bagurishiriza inyama nigeze kubibona sheri. Natwe reka tubikore rwose. Mutesi Karame. Umurasha ubu nge na Rufonse na Nonsi yatuyutuje hano iwanyu kugira ngo tuganire tubafashe mu bibazo mufite nyuma yari ya mahano wari ugiye gukora sibyo? Yego rwose. Kandi kugerageza kwiyambura ubuzima ni ibintu bibi cyane Mute. Turabizi ikibazo ufite kirakuremereye. Ariko ugomba kwihangana Mute. Hari icyizere ko igihe kizagera ukabona ubuvuzi kandi uzakira. Mbese Mute? None se ko Felicien n'abadashaka kunyumva ubwo nyine nicyo gisubizo kirambye nari mbonye. Oya Mute, ugashaka kwiyahura koko? Tekereza ko yakankanza ataza kukubona ubuzima bwawe buba bwaraye burangiye. Nyine ndumva mwandika bukarangira. Felicien se nta mu wamfitiye akaba nta rukundo ahubwo akumva mbere yo mutwaro nakora iki kindi. Turacyagukenesha. Humura rwose Mute, humura rwose. Mute, humura ibi byose urimo hari igihe bizarangira usanga ejo wawe ari heza cyane nyabu. Ariko ubundi Felicien Karame mugi. Ubundi wowe kucyo utumva ikibazo cya mushiki wawe. Yewe ahubwo niba udashaka kunyumva mugi naho ubundi ngiye rwose nzi ko ntajya mubangamira. Ubu se ndakubwira ngo munshakira amafaranga ngiye kwivuza iyi fistile warangiza ukambwira ngo nayo muma nanasaba nibura umugabane w'ababyeyi badusigiye ngo nabwo ntabwo ubyemera. Nakoreka mbihorere ikibazo mfite nta numwe muri mukitayeho. None se Felicien ndabumva. Wowe kubera iki tumva ikibazo cya mushiki wawe ntumufashe n'ubushobozi bwo kwivuza? Erega nukuri ntabwo nabyanze pe. Ahubwo mba mubwira ni ibyo ari byo byose birasaba amafaranga. Nareka tubitegure neza tube dufite amafaranga akomeza kutubeshaho. Tunategura yo kumuvuza. Ariko we nta kindi ashaka kumva arashaka ikibazo cye gikemuka mbere ya byose. Ukabivuza ako kanya akaba ari ko biba. Ubwo sibyo birashoboka. Mute Karame rwose gerageza korohera abavandimwe bawe. Urumva? Mujye inama ibishoboka mubikore mu gihe cyabyo. Icyo nakwizeza ni uko uburwayi bwawe buzavurwa kandi buzakira. Murabuzakira. Wowe ihangana igihe kizagera bikundi rwose. Sibyo Mute? Wumvise? Ego baba. Nibiki kuseka ticareya? Ego gusakire kamuswari se wihanagure ko mbona ibyo byakurenze we. Oya
yewe ko kwihanaguza nanjye ndagafite. ariko se nk'ubwo ibyo byuya byose birinze biza nk'ubwo koko wari uri mu biki koko? mva mwarimu Reyadi nari ndimo nkina n'abana. ngo ukina n'abana? tekereza ariko erega ubwo nakubonye mu gitondo usohokana n'abana mujye hariya mu kibuga, none birinze bigera amasaha y'ikiruhuko mukiriyo? nyine nari ndimo mbigisha binyuze mu mikino. ariko nk'ubwo wajya muri ibyo ukazarangiza porogaramu we? nyumvira, ahubwo nabonye kwigisha binyuze mu mikino ari bwo buryo bwihutisha isomo kandi abana bagafata vuba cyane icyo ushaka kubigisha. babarira di, ahubwo reka nkwibwire icyo nagushakiraga. urerega nari nagutegereje. ariko nyine mbere y'uko umbwira icyo ushakira ndashaka kumenya niba wumva neza iyi gahunda yo kwigisha abanyeshuri binyuze mu mikino. babarira di, nyibwirira, ntawe wandangira inzu ikodeshwa? inzu ikodeshwa? iyo kubamo se cyangwa yo gucururizamo? oya, ndashaka iyo kubamo. inzu uyishaka? iyo wabagamo se byagenze bite? shaho mbabarira, nyir'inzu yapandishije. ubwo se kubera iki yazamuye amafaranga y'ubukode wa? impamvu yese ko nta n'icyo yigeze ambwira, nta n'ikintu yigeze ayikoraho ngo nibura tuvuge ko yongereye agaciro. ubwo nta kundi nyine ni ugushaka indi. ndashaka inzu ya make pe. se ko ntaho nzi inzu ikodeshwa. wamfashije se nawe ukambariza we? cyangwa we uze gushaka Nyesi umubaze, iwabo hajya haba utuzu dukodeshwa. uravuga Nyesi we? ubwo se Nyesi ntumuzi? uravuga se Nyesi wa wundi w'inshuti ya Titirere we, cyangwa uravuga wa wundi w'umuseriveri mu kabari? Devo, uriya sinagutindiye kandi yari amasaha yawe y'ikiruhuko? nta kibazo Titirere. wakoze kunyihanganira ugategereza, ariko ubu noneho ndahugutse ni raporo noherezaga. reka nkubwire icyo nari nguhamagariye hano mu biro rero. cyakora utari wanambwira, reka mpite nisabye imbabazi da. imbabazi zikize? nketse ko muri iyo raporo wohereje nshobora kuba hari aho nakoze amakosa kubera akamenyero gake. raporo se? komeza ntekereza ko nta kindi umpamagariye Titirere. urashaka kumbwira ko hari ibitaragenze neza muri iyi minsi utari uhari kubera ko ari njye wari wagusigariye mu mwanya? ahubwo nubwo atari cyo nari nguhamagariye, reka mbonereho ngushimire. ushimira ahubwo? rwose muri iyi minsi nari ndi mu mahugurwa ukansigarira mu nshingano. wakoze neza pe. nibyo? raporo nabonye imeze neza, ibibazo byari bikeneye kwitabwaho wabyitayeho uko bikwiye. ndagushimiye pe. murakoze. hanyuma rero icyo nari nguhamagariye ni itangazo riturutse ku bitaro by'akarere. haba ngira ngo tugire icyo tubikoraho byihuse. ni itangazo ryerekeranye n'iki se? turasabwa kumenyesha abagore n'abakobwa ko mu byumweru 2 hari abaganga b'inzobere mu kubaga fistile bazaba bari kuri ibyo bitaro. ni ukubimenyesha abayirwaye bakazajyayo bakitabwaho. ni byiza cyane rwose. ubwo mpise ntekereza umukobwa witwa Mutesi wimaranye igihe. yego, n'abandi bose bafite fistile ni ukubashaka bakabimenyeshwa bagashyirwa ku rutonde. yego, tugiye kubikora. mutegure urwo rutonde kandi mubibamenyeshe. natwe turwohereze ku bitaro by'akarere byihuse kugira ngo imyiteguro y'icyo gikorwa izagende neza. yego, tugiye kubikora Titirere. hari ikindi basabwa se uretse kubibamenyesha Titirere? rero Firi, ndakumva. nari ngarutse ngongera umpa kandi gapande. akandi gapande? agapande k'iki se kandi? ngira ngo wongere dukore uko ejo wabigenje. ko numva ntumva icyo ushaka kuvuga Patri. ndavuga ya nyama y'inkoko yewe. uje kugura kandi gakoko se? uzi ko usigaye uzi kwifata neza sha. watangiye gushyira mu bikorwa rwose inama z'imirire ni myiza. izihe se Firi? buri munsi ku ifunguro ryawe haba hagomba kuba mwibikomoka ku matungo, noneho byongeye inyama y'inkoko. erega nararyohewe. none se kumbaza agapande? yego nyine niko nshaka kwigurira kuko ariko gahwanye n'ubushobozi bwanjye. hanyuma William ari he? William? kuki ubanje kumumbaza se? ngira ngo murongera nyine mugabane inkoko yose. reka nta gahunda ya William nzi pe. nawe se rero yakubwiye ko agaruka kugura? oya, ntabwo yabimbwiye. ariko uzi ko ejo nyine nayibaze mukayigabana. ubu se noneho urayigabana nade kugira ngo utware igipande? reka nta gahunda mfitanye nawe. none se ubwo urumva nafata inkoko yose nkayibaga kugira ngo nguhe igipande sha Patri?
nta wundi muntu uri buze ngo muyigabane. uyibaze se ukamaho inyama zihwanye n'amafaranga mfite izi zisigaye ukazishyira ku ruhande ntihaze undi muntu uzikeneye akagura izo ashoboye kugeza igihe inkoko irangiriye. have shawe w'inshuka ntabonye uza kuyigura abantu bamenyere kugura inkoko yose ntujye kugura izindi inyama z'ihene cyangwa inka aba agomba kugura ikiro cyose cyangwa 2 yewe na 3 gusa urumva ibyo byakunda. oya feri abacuruza inkoko cyangwa izindi nyama mukwiye gukora ku buryo muguzi wese uje ahabwa inyama akeneye bikurikije ubushobozi bwe rwose maze buri muntu akagira amahirwe yo kubona ku mafunguro y'ibikomoka ku matungo. ubu inkoko yanjye rero nyibagiye ngo kuko ngushaka gufataho igipande gusa kandi ntizeye ko hari undi uza kugura igisigaye. Okay, niba utabinkorera utyo reka nigendere da. Ubu ngiye kureba ukundi mbigenza inkoko yawe ndayibuze rwose. Mva Patrick garuka tubiganireho sha. Ndibuko uko tubigenza rwose. Ko wamugani reka mbigerageze. Ariko se bo iri busigare ni ntayibonera umuguzi uguraza kuza kugaruka uyitware. Ariko rero umwana wa mama w'imfatanye n'iyi nkorora pe muti nukuri ntega amatwi nyumve. Ubundi se hari ubwo nananiwe kukumva Felicia. Nanjye nabonye usa nkaho udateze amatwi da. Neza amatwi rero ni muvuge ndabumva. Muti Karame. Nukuri ndagira ngo tuganire nk'abavandimwe. Abavandimwe se ubwo ngiye mumfata nk'umuvandimwe wanyu koko? Uri umuvandimwe wacu mute kandi turagukunda pe. Turagukunda mute nukuri. Hanyuma kuki munkorera ibyo munkorera? Ngaho tubabarire rero. Nukuri nibejo naravuze kuriya sinari ngamije kukubabaza sibyo ahubwo ikibazo cyabaye nuko washatse kubyihutisha kandi usabwa gutegurwa neza gusabye imbabazi rero umwana wa mama. Ariko rero nawe mute ukwiye gusaba imbabazi. Nsaba imbabazi z'iki se Beni? Nge hari ikibi nabakoreye? Nawe wabwiye nabi Feliciane unatinyuka gushaka kwiyahura mute? Sawa ni mukomeze munyinire. Ego babo gosurijijwe niki? Kuba nkubwiye ngo nawe saba imbabazi kugira ngo twese tubane neza mu mahoro subwo nicyo kikurijije. Ni muceceke numve ndumva hari uko manze. Yewe uko manga. Injira niduheje. Yiriwe. Ni muganga Devote. Wiriwe muga. Mana we ndishimye ko muganga aje kudusura. Nibyo. Ni karibu nimwicare muga. Erega sinicara ahubwo se mute umeze utesha. Ndaho. Nta kindi kinyujije hano. Ndabizi ni inkuru yuko nari ngiye kwiyahura ariko rwose mu mbabara ari igihe umuntu agira ibibazo bikamurenga. Ibyo wari ugiye gukora ntabwo ari byiza. Gusa si cyo kinzanya ahubwo nkuzana inkuru nziza mute. Rahira. Mute. Karanga. Ku bitaro by'akarere hari gahunda yo kuvura abarwayi ba fistile kandi nawe twagushyize ku rutonde. Uvuze ngo kimuga? Twamaze kugushyira ku rutonde. Ubwo nyine tangira ubyitegure. Bizasaba amafaranga angahe se muga? Tubwire numve ko bizashoboka pe. Feliciane se noneho yaba yemeye gufasha mushiki we kwivuza naho mu kiganiro runana cy'ubutaha.